ngo yena yavuze ngo aho kugira ngo banga nkwe Mpyisi weya ndimo ndakumva Mpyisi wararaye weya uyumve nyine Mpyisi ubundi njye ni ukuvuga ngo ndakubwiye ngo marishe apameni yawaruje kunywa ariko ubona ukuntu abakobwa bakunda basa n'imuma y'Imana ariko uriya rero ukamubwira mwana wawe marishe nanjye apameni mu bana nabyaye buri uko nizesha ukunda nk'inkima marishe pameni pa pameni cyangwa pa byose yenda intambwe ngufi none se none umva wahoze umsetsa urashaka kuzanshyingira ariko ngize n'amahirwe by'iwanjye rwose birere umukobwa erega buriya kamubwire Mpyisi hari ukuntu abantu bahura n'ibyago buriya njyewe ikintu wakoze cyo kunyaka amafaranga n'uyu nguyu va mu nzira cyane umugabo batakubona ariko umva rero nkubwire we ikintu wakoze cyo kunyaka amafaranga ntabwo ari ubugome wagize nigeze muhobera muhobera gake muhobera ni amacupa atatu umaze kunywa 6 twonyine ahubwo ndamuhobera 2 umva se we amakuru urabona nafite umutamwiza bunengera mu rugo nyoko nta nyanduranyaho ariyo se ubundi cyangwa ngenda niryamire nta kibazo umukobwa wawe amafaranga ngiye guhaha nubwo akubwiye se reka nkubwire umuvandimwe wavuze amafaranga wangurije amafaranga 5,000 cyangwa 3 5 nkaya umukobwa wanjye akagira uko agenda akareba uko bigenda kuko ayundi mu wayanyishyuye oya icyo ngicyo wikigenderaho kubera ko reka nkubwire urumva sosha kuntu ari umutesi umva rata ariko uri na mwiza nandaguha bakanyere bage genda ubwire Gatarina Shansa sigaye mbeshya mbeshya gute bayanjye none ngunda nakora kare gute se ufite ubukwe vuba njyewe ubukwe Yesu Shansa byose bikuye he umenye ko mu bantu bazagutanga ari ngiye wa mbere nese ibyo bikuye he by'ubukwe erega wenda washobora kutabimbwira ariko amakuru nkagenda nyafata gutya njyewe ubukwe yego so urumva nagira ubukwe simbikubwira bro utekereza icyo kintu urumva nagira ubukwe subiza ko ari mbwira utuntu twanjye twose wowe na Isa nta kintu cya gahunda z'ubukwe zihereye Isa kandi nese niwe wabikubwiye oya okay noneho basi mama mwiza mu biganiro ibintu by'ubukwe na Isa ibintu byerekeje n'ubukwe ngena mama ntabwo ibyo bintu rwose bitwambwira ndumva ari mu gicuko pe okay nta n'ubukwe mfitanye na Yesu ujya wumva hari ikintu gikura muri wowe reka ntacyo nta nubwo wumva wabigerageza nibura byanga ariko wabigerageje oya nese reka mbibaze uyobewe ko nakubwiye uwo nkundana nawe ahubwo kuki utajya umbwira izina rye wambwiye mbwira nk'uko nawe wanze kunyereka fofo nanjye rero ibyanjye biri muri kwe ninkwereka fofo nyereka fofo nanjye nzakubwira izina nzahita nkubwira izina uba umuhisha ushatse njye wampuza nawe nkanamushakira n'akazi ahandi hantu nyine ni nabyo biranakera washobora kuva kuri 20 cyangwa amungane wanamumfashamo akazazamuka akajya nko kuri 50, 80, 100 nta kibazo nzabikwereka nzamukwereka ariko izina uzahita unarimenyera aho ngaho reka ntekereze izina yitwa Claude yego ko Claude we yitwa Ndayishimiye
Yitwa Nshimiyimana. atangiza n'akana wa ni igihekane ariko Kwibuka. yego kwibuka hari umuntu ubona ko gutyo kwibuka Bikomeza kundushya. rero Ahubwo shuma. mbwira nyine se wowe ibyawe nabyo ziremeze gute Shemsa. Ni mu rukundo. urukundo Ibaze ko kagira inkuru yawe uri mu rukundo nande nyine kwifata bisigaye binanira. nyine uri mu rukundo nande na Jazira Na Jazira. na Fofo nande Jazira. Fofo wo mwihoreye. ushaka kurya iki umuceri ni iki Byeriwe. imboga zisanzwe Byeriwe. imboga mu rugo ntizihari ubwo ni ngombwa kuzigura ibishyimbo ntibihari Wigizeyo shambo naho wigizeyo mbonaho ninyarira. ugiye kunyara ahangaha Mwigizeyo. kandi mpyisi reka nkubwire mama w'Imana nimba utazi kugenda mubunzabunza uwo mwanda wanyu mugenda munyaraho mubonye uzabaze Karamage nimba bataramutwaye muri Pandagara azira gucira hasi mu muhanda zimbara Vuga genda vuga. ubwire Gatarina yajya kwa Filipo Byeriwe. genda kwa Filipo mubwire ngo Ayimazemo. papa arambwiye ngo aguhe ikiro cyonyine cy'umuceri amavuta amavuta inama mesa neza agubwa ijana Rare hose ndagusoma nzakunywa. none se ibiro bibiri by'umuceri n'amavuta y'ijana genda umubwire yaguhe Ugambo ruke. genda umubwire na biswi yanjye yaguhe n'ikindazi mukobwa wanjye nta kibazo aguhe n'irindazi none umubwire yandike ahandi genda nta kibazo akeza karigura arimo muri make Niko. yagiye kuzunguza mana we iya ni ibuno rero itiya ni ikibuno cy'umukobwa wanjye none ndajya mumubwire ngo niyo mpamvu nashaka kukubwira ngo kugira ngo dushimangire umubano n'urukundo ndetse no kutazongera guhemukirana Hari icyo ngusaba. Usenge cyane. Uriya mukobwa ntazagira umudigi nk'uyu wawe. Kuko nta mugabo yazigera abona. mbese natwita ndazajya mu bitu Oya, use nawe uratwite. Cyangwa ni ububore warabona. ariko njye ndabura ndimegera Reka tugende. none umva none nkubwire Yego. ubu koko ni ntayizi sawa mugabo we ni ntayizi Ariko- sawa uriya mugore ndamukizwa neza Tubyumvikane. Uko icyo gifu cyawe kingana niko n'ubugabo bungana. kagaburirwa imbeba Niko. reka nkubwire mpyisi si wasengereye Uwo mugore yaragowe ndagatara. umva hino nkubwire umukobwa wanjye uramubona abiranye n'uwe mukungu mu bawe kugira ngo ngushyingire hanyuma icyitwa umubano tube tugize gutya tugishimangiye neza Ahubwo ubuze utyo unyibutsa umukobwa wawe narebaga hariya. kandi ariwe nshaka gushyingira umuhungu wawe kugira ngo umubano byibura tugire ninde baberanye ariko abahungu bawe wagira ngo ni abapadiri Ariko tutagiye kure umuntu w'umugabo abwiza undi ukure cyane. Yerewe ntarabatizwa ntaraba mu rukure ngo nagire agakiza. mama w'Imana yakora Ubu nagira agakiza narazinywaga nkageza mu gitondo. Ahubwo ikibazo ni utubazo tubiri nabazaga. Ni uko iki gifu cyawe kingana ni n'ubugabo bwawe niko bungana. Wa mugore yaba yaragowe. reka nkubwire rero mama w'Imana iyo ubushyuhe bunyuze butangiye Ubushyuhe. njya kumva nkumva imbaduko ukaba nono najya kuba noneho ni madamu we ni ntabara wa muhungu wanjye yaje urumva agahita amenya icyo ashatse kuvuga ariko ubundi niko
ko ntuncure amagambo ariko ubundi reka nkubona wari umbwiye ko ngo ushobora oya nyine ntabwo ndifungura ngo haturike ariko nicyo kintu kibura uramutse ufashe nk'agashinge ukahuzaho gutya nahita nturika ibaze ko nsigaye murota aho ngaho nimba ugeze aho ngaho ngo uri mu rukundo utarimo n'ako gashinge mbwiye uri mu rukundo rwa nyarwo nk'iyo ndi gutwara gutya nkabona umukobwa witandiye bitegenda mpindukira mu rukundo rwa ndetse urwa Jazira rero Fofo mushyire ku ruhande rero Shamsa icyo nicyo kintu ndi kumva kiri gutuma mbivamo ahubwo ntabwo uri nese upfa ko wamaje gukunda umuntu ntabwo uri buze kumwikuramo ngo bikunde yamubwira nk'umutipe wawe mwemeranije gukundana nk'aka kanya bigize ukuntu bigenda isa bigacamo cyangwa ko mutangiye kumukunda wagenda ukamubwira ngo yango reka tubivemo reka tubireke ntabwo bishoboka kuki wowe bidashoboka noneho ngiye bikaba byashoboka ese Shamsa ubu si ubwana bubi reka mubwire uzi ko twebwe dukunda bitandukanye namwe kandi iyo umukobwa akunze akunda akunze ubwo rero urimo urashaka gufata wafashe wameshe kamwe base Fofo ntiwamubwiza ukuri uze kunsabira imbabazi Jazira ko wenda nawe mutindije nkamusiga muri ibyo bintu umusaba imbabazi z'iki uzi uko numva ngiye kumureka nkisubirira kuri kuko mana yanjye ariko wanaseze si gusa okay Shamsa ngaho ngira inama bazi urumva nari gutenga umuntu nijeje ko mukunda ako se byose niba ubundi se Fofo arwo mukunda kubonana kenshi uwo mukunda kubonana cyane ni Jazira nuko zahanga nyine nuko asi ikintu arimo araharanira ariko Fofo nawe turavugana kenshi gusa ikimbabaza nuko nsigaye mwe mu mwanya nubwo ari complaining buri kanya ko yicare umubwiza ukuri ko mukunda ntazongera kumuca inyuma ibaze ko ndi kubona uzicare ubwiza ukuri Fofo wabuze ibyabaye mu minsi ishize iki se kandi byabaye Jazira ze batangira nsomagure usumva ko atabaye none zisagukunda agomba kubikora mbabajwe nuko ndi kubabuza umwana w'abandi hasi uri kubabaza nde Fofo nyine Fofo uzicara umubwiza ukuri umubwire ko hari undi muntu ukunda shaye Jazira yarwaye uzamubwire uyamusubiza nta kintu yamaye ntacyo wemesa akamusi ibintu byumvikana kandi Fofo ubundi arabwamumaranye igihe kinini cyane gihagije pe niyo maranye imyaka ingahe kiruta icyo maranye na Jazira nese undi Fofo ubu ngubu ubuze ahantu aba ari wowe uza arimo arakora iki Tigana Jazira ntabwo nzi nimba adafite abarabu yasize gurire Jazira akunda kuza hano kenshi cyane Jazira aba ari hano Shamsa ngiye kumwirinda umwanzuro uzavamo n'abazakira wirinda ndetse Jazira mwibagirwa akira ntabwo bizagukundira enda wowe ukunda umwana ariko se reka mubwire basi uzanyereke Fofo nkwihitiremo kandi uwo nzaguhitiramo azaba ari uwo reka mubwire kuri WhatsApp telefone yanjye iri kuri sharijeri neza kanaga makuru ni meza ndabona agasoma uri kukameze nabi niba nyine ndebe ko nagashyira ku mashyiga ariko nkarimo tu meze neza se shameze neza warejye gati bara mu nzu ukaza ukicara shase hano mu nzu nawe nkaho mara iminsi yo utanagira hano ngo twe tumena habire abyihore wa musore ko byagoranye meze neza ariko shameze neza ndashima Imana gasombe sura kirimo ikirongo shawatse gushinyagura zina mariba nabona injanga ziri buze kujyamo ibintu by'ikinono shacyo muri iyi minsi ibyo bintu ribwira ngo uyu si mufite amafaranga savuye he mwana
nose ngubu nahuriyemo inyanya wibwira ngo nuko inzo zihari nuko bitamo inyanya igitunguru ngashyira mu rusenda maze ugasanga isombe risotse rimeze neza uriya musaza mwari mukwiye kumugurira ikintu cy'ikintu agahoma ririya ryinyo muzehe agahoma ririya nubwo wenda bitari ngombwa ko mbikubwira ko ntabwo nakurenganya ahubwo no kubunyibukije inkuru yawe iya papa wawe na muzehe ariko nk'iryo jambo rihingukije none kuri umwana wa kibindi ugacisha nk'ijambo ngo wenda ngo bazaguhome iryo ryinyo shabanza gukubita n'umupanga cyangwa isuka mpamvu mbivuze nuko mba mbona uri hano wenyine nta n'undi muntu uri hari ngo abyumve na Marinette ntabwo yabyumva niba abaye anahari kiracyo ni igishyaba Marinette ni igishyaba ibyo bintu ubivuza byumva banza ahita ajya kwibwira muzehe ariko rero icyo kireba niba turi guseka kuvuga no gutaruka ikibazo gikomeye cyane kibaze bwoko kigo shakanaga nawe rero banze usetse icyo mfite ikibazo gikomeye ku buryo nanjye ubwanjye ngo ntazi ngo ndabigenzanye sinzi nicyo nibugikoreho harambuye bakagufata se kandi yaba ntanibaga Jazine mbaza ngo ngufitiye izihe wewe buri munsi uhorana amakuru mbaza ngo ngufitiye izihe nyine mbwira usigaye uhorana inkuru ewawe kwizera inkuru zawe zanjye mbwira ndumva niteguye kuzumva Yves ari mu rukundo nanjye mwere mu rukundo nanjye oya n'undi muntu ki nawe nari mubeshye ushaka kundwaza umutima wawe Yves rero asigaye akurota nibaza aho Yves asigaye atinyuka kandi agasigaye akurota Yves kundota yego Yves arandota umva nyine Yves mana asigaye agukunda noneho iyo twabonye nk'umwanya tukicarana aba ari kukumbwira mbese usigaye uba mu bitekerezo usigaye urara mu bitekerezo bye usigaye ubyuka mu bitekerezo bye ego numva nari kumva izo nkuru neza bimbwira neza uburyo bisigaye ndota umva Yves asigaye aba andota ngiye mbese usigaye uba mu buzima bwa Yves kugira ngo byumve neza Shamunara wikubwiye ko hari igihe Yves azambaye izina ryanjye mu gatuza none usigaye ndi mu nzozi ze ese wallahi Jazine ujye yihinduka ntabwo nahinduka kuri Yves ariko ubwe agomba kuba uwanjye rero by'umukobwa aba ari kunyibwishwa wa mukobwa wundi bakundana yitwa Fofo nyine nka Fofo ubundi ushatse kuvuga iki none ubwo muzi Fofo Françoise se none nta kintu kinshimisha nko kuba ugiye gukundana na musaza wanjye tunaziranye n'inshuti yanjye ubundi ngo uhorane noneho uri kwiyumva gute Yves ukunda Yves asigaye agukunda nanjye kwizera asigaye ankunda ikigo cyo dufite gushima Imana ese ikibazo ufite mu bwoko uribuka ejo bundi nza kuguha amafaranga kera ndi wanyishyuye muzehe se ya mafaranga yenda kunsigamo imvune ntumve ko ari papa urimo gusakuriza yaba ari we wenyine gusa uriya musaza namwiyamye hari amafaranga namubwiye ko mbese ibyanjye n'ari amafaranga byararangiye papa wawe nta kibazo dufitanye ahubwo mama wanjye arenda kunyirenza ibaze ko yananyirukanye mu rugo amafaranga kuva ntabwo ari amafaranga ntabwo ndataha mu rugo reka mubwize ukuri rero mukecuru wawe nawe banda ari umunyamategeko ku bintu bitumvikana twasigare kumwe ngo nimweze ngo ibiceri ngo ajye kuguraho inyama niza kigusakuriza umva inyama z'abanyama mwari uriya rugo wagira ngo ni ubwa mbere sinzi ahantu yagiye bamufunisha ku nyama niba aranyuze ahantu batetse inyama umuhumuro ukamukubita inzoka igahita icurama simbizi uyu mudugudu twese tubamo tumenyere kurya inyama ku bunani hagira ukora hasi akabura hejuru bigira nko kuri Noheli akarya akanyama ariko ibyo byo kuvuga ngo yagukanyije inyama se zijya none uzi ikintu kinatangaje se kwizera ubwo yarampamagaye arambwira ati uhereje amafaranga urumva
yohereje amafaranga 250. Urumva? 250, 150. Na 50. Wamunyaba ko banza yakize i Kigali we. Nayo nkurikije uburyo yambwiye yayibonyemo ntabwo byari byoroshye. 250. Sha niyo yaba ari papa namureka bakamwica cyangwa ashobora kuba yaragujije nk'ahantu akora cyangwa se hakaba ari ikintu yakoze kugira ngo yabone. Oya ntacyo. Arampamagara kwizera bwo yaba yarakoze i Kigali cyangwa ayo mafaranga kibaho. Arampamagara ambwira ati mbikurikirane. Ngiye kureba nsanga amafaranga bamaze kuyanywera hasigaye ari amafaranga naguhaye 120. Kandi ubwo yaravuze ngo twishyure papa wawe andasigara tari ikintu kuyakoresha mu rugo. Urumva? Muri make yari yabaye yuze yose kugira ngo yishyure muzehe. Umve ngo ndaremerewe. Sinzi icyo ngomba gukora. Sinzi nyine n'icyo ndi bukore. Nyine mba navuze ni naho mbera. Kana kare bazi tugiye tuvugisha ukuri. Umuntu mukuru umaze kuzo hafi imyaka 20 n'ingahe. Ni gute mama wagufata akagukanga ukumva ko yagutesha umutwe ukava mu rugo? Akurinda ujye kuvuga ngo yankanga we ntumuzi. Uramuyebewe. Agira amahane bajyana abo kungoma ya sarwaye. Ahubwo se cyo nagira ngo yibura ukabyara. Mbabarire. Nguriza 10,000 kuri amafaranga naguhaye. Ndebe yuko rwose nagerageza guhosha ibibazo biri mu rugo hariya. Kana gatoreka nkubwire sibyo? Urabizi te yewe ntabwo nagura ngo amafaranga ndayaguha kuko nta mafaranga mfite n'ibintu mba nayashoyemo ni byinshi. Ariko reka nkubwire hari ibintu ushaka gushyiramo ibyo amafaranga byo tubyihore. Hari ibintu ushaka gushyiramo ibintu twoje ahubwo reka mubwire ibintu nye sinzi ibintu usigaye ukora kugira ngo yiva gukunde. Zukumwira muzi kumuhamagara nyine bisanzwe nkamuvugisha umva ujye ukomeza uze hano cyane cyane kuko uriya mukobwa n'ubwo yambwiye ngo nyine ngo basigaye ngo baravugana kenshi ariko ntabwo ari kimwe nk'uko we waza hano kuko sindanamubona hano. Ujye ukomeza uze hano paka Yves abuze amahoro kurya azambwa ati ngiye kureba Jazira. Isaza se nabyo arakubwira araza muwanga rikomeye akaza nzaniye n'akagift ahubwo ninjye bura kumugura gift bo aho nari ikintu ugira kuvuga noneho none se avuga mubaza ntabwo yaba yakubwiye neza se njye kamubwire Jazira urakana ka ego mu minota ingahe uramwirukanye minota ingahe uzkuntu byangoye iminsi ingahe wese byarakuvunya nk'uko njye byamvunye kuri kwizera. Shemuza amarira narize kuri ibi uzi nambara narwaye ntabwo wigeze uvunika nkanjye. wenda ntabwo nagejeje nawe ariko tuzi twaravunitse rero ko tubisigasire ariko njye wavunitse cyane. Nta kibazo nawe ko nagiye ngiye sinaguteteraga utetera Yves. Nzakugurira uzangurira iki? Icyo ushaka uzangurira igikopo kinini kinsumba kindusha no mu byibuho nyicerere. Yigo mabuja nzabikora rero ahubwo se urye kumwe gute ndakibagiwe kamwibwire ubwira aho kugira Yves zo gutaza kurya saa sita hano baje kumureba tukajya gusangira ibya saa sita. nakubwira icyo nshaka umurarane yabyemera ariko umuntu atari gukunda ntabwo yabyemera uziko muramwinginga ngo nsura akabyanga ushatse wanabikora. yego uburyo nabikoramo wabikora wawe haracyari kare mbe mwibareye umuntu igiye kukuririmbira akaririmbo. Shamarine wowe uzi kuririmba? Uririmbira akaririmbo. Ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda uwera. Ibyishimo byinshi biransaba cyane iyo ntekereje uwera ndanezerwa. Marine siko nari nzi ko uzi kuririmba.
wari urize reka nkomeze noneho kugira ngo urire kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzaguhoza ku mutima wera nzajya nguhoza ku mutima buri gihe cyose Mayine ntabwo uzigera unyanga niyo nanabirota nahita mbyuka nkavuga ati nk'izina rya Yesu izi nzuzi ntizibe impamo aho kugira ngo nkubure ubwo nanjye ntabwo naba nkiriho urakoze nawe ntabwo uzanyanga nsezeranya ko utazanyanga ndabona ukuri kw'Imana ntabwo nzakwanga nkora mu kiganza ubundi ubimbwire fata mu kiganza si ukuri kugisha reka mbe nanakireba ngaho nsezeranya ntabwo uzigira unyanga ntabwo nzigera nkwanga nta kibazo usigira ubwoba ntabwo ari wowe bivuga uriya ntabwo agira amagambo sha urimo urantera isoni kakundeba cyane uhita ugira isoni okay reka noneho sinkureba ngiye kureba hasi kuko nawe ntundebe okay nese ko ndi kukubwira ngo ntundebe ubundi ugahita undeba oya ni wowe uri kundeba okay noneho reka tubyihorere kurebana uri kundebera mu marinete se okay ngaho mbwira noneho ko mbese ngo ugiye gusubira ku ishuri nyine nuramuka urangije kwiga uzahita ukora iki ariko uransekeje ukuri kw'Imana ngo filime yawe y'ibihe byose ni Tom and Jerry ego ko buri bitenteze ukuntu biruhura mu mutwe yes ego kandi numva ngo ni filime z'abana maze n'utudesiyamini tuba twiza tw'abantu bakuru bareba kadana kwiyemeraho nanjye byaro two ndeba kabisa nkatira nkumva nyine mu mutwe ndaruhutse cyo kuza nanjye nuko aba ari umuntu aba ari umugabo ariko ubundi nanjye kaga dusiyamini karanjohe byahatari wowe ukishamo uzajya uzireba kandi uzambwira ngo iyo umaze ukareba uhita wumva uruhutse mu mutwe n'akandi kagabo bita Shariro kazi ka Shariro na Mr Bean ako cyane cyane Shariro ariko rero nubwo ubona duseka twishimye barumva ari byiza ku mutima wanjye kandi mba numva nyuzwe kuba turi kumwe rero byaba amahire uramutse ubaye love of my life no kwite isa rero reka nkubwire nyine ariko sho ndagukunda cyane oya reka nkubwire isa n'usubu ko nakubwiye ngo twibere impamvu nakubwiye ngo tube inshuti nuko nyine bitari bindimo yuko twakundana ntabwo nyine ngiye bindimo pe ntabwo byarashoboka impamvu nakubwiye ngo tube inshuti bwari uburyo bwo kugira ngo nkubahe ariko nuko buriya rero nuko wenda nawe ukomeza ibintu kandi ibintu biba byoroshye first of all buriya baravuga ngo kunda ugukunda kuko ukunda abandi so rero barumva nk'ababariye ku yindi kote kuko hari igihe wahura n'undi muntu aza kubaza ni hahandi nta mukunzi n'ubundi ngira ibintu byo gukunda rwose ntabwo ari ibyanjye pe ese nzakurikira wumva ubu ngubu nshobora kuba ngenda mu nshaka kwiga kudoda
ubwo nyine urumva nitsoza kwiga kudoda hari igihe mama cyangwa kwizera bangurira inuza imashini nyine nkakazajya ndoda. none se ko mu bintu uvuze utavuzemo nyine nusoza kwiga ko tuzabana? Marine gusa ubu ngubu ni njyewe uzi ko ari wowe wagakwiriye kubimbwira njye wabikubwira. nyine njyewe ubwo narinze ko ugiye guhita umbwira ngo nisoza kwiga nzahita nza dutegura ubukwe tubane. ubwo Marine amafaranga twaba twayakuye cyangwa twazajya tubahe? nyine se ugiye kujya kwiga nanjye mba ndi gushaka amafaranga, nusoza kwiga tuzahita tubana. ubundi bagiye bakwita mama Keza, nanjye banyite papa Keza. umwana wacu ariko tuzamwite Rukundo. tuzamwite Rukundo. aha ubwo mwana w'imfura noneho rero azaba ari umuhungu cyangwa azaba ari umukobwa? azaba ari umuhungu. ubundi tumwite Rukundo. Marine reka ariko nyine ntabwo wakumva ukuntu bishimishije, ndikumva naguhobera ariko oya ibintu byo guhoberana nabiri sosha Marine reka nta kibazo. ibiganza byawe bimeze n'ukuntu. bimeze gute? bimeze gute? Marine reka nyine mbwira ibiganza byanjye bimeze gute? biroroshye. biroroshye gute? angiye akora mu nda gusa wakozemo gukora mu kiganza ni ukuri. ibaze noneho nimba uri kwanga gukora mu kiganza cy'umuntu muzabyarana imfura yawe yitwa Rukundo. Tazana nanjye nkore mu kiganza cyawe. umva none gira gutya nkubwira kandi Marine nyine gira gutya. iki kiganza ndashaka kuzacyambika impeta, abantu bose bantu muri ino karitsiye bakajya bavuga ati dore madamu Marinette aratambutse. rero tuzakora ubukwe. tuzakora ubukwe nta kibazo. ngaho dutahe. uretse tube tugumanye. yasha Marine kadutahe. so uretse akanya gatoya basi ukajya umuhumekera iruhande nkumva ukuntu bimeze. Marine nawe rwose ugira amagambo ameze ukuntu. ameze gute se? urumva ameze gute? arababaje? ameze gute? ufite imitoma myinshi we. mbese ubwo ni umutoma? uri kumbeshya nawe nta mutoma uri aho ngaho. si ibyanjye rwose ibintu byo gukundana rwose nta nubwo ntabwo bindimo, nta nubwo ndateganya no kubigira muri njye. akosesha njye ikibazo mba nibaza ni kimwe, inyama y'urukundo barayikubaze nta mutima sinzi ndibaza ku buryo utagira n'umuntu n'agatima na gatoya cyangwa ibitekerezo. ese kuba turi inshuti ntabwo bihagije? ariko nanone inshuti za mu nzozi zawe inshuro imwe inshuro kabiri gatatu kane gatanu biba birenze ubushuti pe, kandi niko bigendeshya. ntabwo rero byakunda. ntabwo icyo wumva yuko ubwo bwiza n'ubwitonzi ufite butankwiriye. ntabwo byakunda pe, nyine ntabwo bindi muri sawa kugira ngo ukunde nabwo nkubeshya sinakubwiza ukuri. uragira ngo nkwemerere ko ngukunda kandi no gukunda? yego. ntabwo byakunda. ko hakwiye kubona indobo zose umajije kuba. indobo zose, iyi si indobo ya kabiri nkuteye hari noneho zintera n'amano. ahaha njye narakubwira ati reka twibere inshuti, n'ubucuti nabwo twari dufitanye nabwo uratangiye kubwangiriza. ubwo rero sinzi ikibazo ufite pe. ntakundi nyine uko ndakatiwe nako ndabimenyereye. nyine nta kundi. ubikora utubundi nguku si ibisanzwe.
kuba wakatira umuntu gutyo gusa ni ibisanzwe kuri wowe. Mana nyagasani ndetse ujya ngo nkwemerere bitandimo urajya ngo nkubeshye ntabwo njye nakubeshya mbwiza ukuri umuntu akabifata uko abyumva cyangwa se akabifata uko abishaka ngiye ntabwo nakwemera ko dukundana bitandimo nta nubwo nakemera kujya mu rukundo nzi ko ndi kubeshya umuntu ntabwo byakunda mbese ukuntu bareba mwigeze mutega amatwi neza ibintu Shemusa yambwiye hariya ngo yarimo arazunguza uriya mutwe gusa ntabwo twabumviriza. Shemusa ambwiye yuko ngo nimba ngenzwa hariya n'ubushuti bugamije ngo urukundo rwanjye nawe ngo ntabwo bikunda. None muri aho ngaho n'amafaranga yanjye mwariye murimo murandeba gutyo. nimba ibintu bikoze nabi ubwo tugiye kubizira kwe nimba wihutishije ibintu bitari igihe cyari kitaragera ubu tubizire. Ubu ino mitwe ibiri yose yaraniwe gukomve kuri mukobwa uzungu mumbwira namwe ubugabo wese tubonyamo abagore nimba wowe ufite amafaranga nawe ukaba uri umutwe umwe nyine ufite ubwenge warize ufite amashuri menshi sibyo ukaba yarakunaniye we na nyina we na nyina si imitwe ibiri namwe noneho kandi ntabwo tuzamurongora si uko se uzamurongora ugize ngo ujye vare sobanuranya ko nagaro bivuze aha tukiri hagati aho ngaho ibiciro byanjye hano ndabona yarabananiye mu mpereza amafaranga yanjye hano.